Bahaye ikaze kuri Ivy Scholars. Nk'ibisanzwe rero ni ya makuru ya kaminuza. Nk'uko mwabibonye, University of Rwanda yashyize hanze itangazo rihamagarira abanyeshuri basoje senior 6 uyu mwaka ko application yatangiye. Ni mu itangazo yashyize hanze ku itariki 5 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2025. Nanjye romba mbamaye kugira ngo mbamenyeshe updates zose zihageze. Nka Ivy Scholars twababwiye ko tuzabafasha kujya mumenya amakuru agezweho kandi tunabafasha gukora application. Nkuko mubibona rero ni itangazo rya University of Rwanda yarishyize hanze ku itariki 5 z'uku kwezi kwa 9. Reka rero mbanze mbaciremo muri makeya mbasobanurire ni biki bisabwa kugira ngo nkore application. Ni benshi bagiye batubaza ibibazo bigiye bitandukanye ngo se twe dusoje uyu mwaka application izatangira ryari, harasabwa iki, ni gute nakora application. Ibyo byose rero nibyo ngiye kuza nkacamo muri make kugira byibuze buri muntu wese uzakora application azabe afiteho information. Reka dutangira rero mbanze mbasobanurira iby'iri tangazo University of Rwanda yashyize hanze. Nkuko mubibona umutwe wawe uragira ngo call for application for admission into undergraduate academic programs for senior 6 leavers of 2025. Nkuko mubyumva rero n'abantu basoje cyangwa abanyeshuri musoje senior 6 uyu mwaka bonyine bemerewe gukora application. Ntago bavuza basoje 2024 cyangwa se mbere yaho, nabasoje uyu mwaka. Mu itangazo bavuze ngo the University of Rwanda UR informs prospective applicants who completed senior 6 in 2025. Nkuko mubyumva rero University of Rwanda irahamagarira cyangwa se iramenyesha abanyeshuri basoje uyu mwaka, umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye and wish to apply for admission into its undergraduate academic program to be offered in academic year 2025 to 2026 in all its 7 colleges. Rero University of Rwanda irahamagara abanyeshuri musoje uyu mwaka bifuza gukora application cyangwa se gusaba kwiga mu mwaka wa mbere mu ma college cyangwa se mu mashuri yayo nkuko muyazi ari 7 bifuza kwiga muri college zayo, that the online application system will be open from 5th to 18th September 2025. Application yari kabifunguye kuri izi tariki muri kumva cyangwa se muri kubona ngizi, reka nzibereke nziboardingeho neza. Application ifunguye guhera ku itariki 5 kugeza ku itariki 18 z'ukwa 9 uyu mwaka. This application period is only for candidate who completed senior 6 in 2025. Iyi application rero areba bamwe abakandida cyangwa se abanyeshuri musoje uyu mwaka mwenyine, are those with equivalence certificate from NESA dated 2025, kandi bakaba bafite certificate cyangwa se result slip z'uyu mwaka za 2025. Hano rero hari ibyo usabwa kugira ngo ukore application, ibyo ngiye kubanza kugusobanurira na nyuma ndaza kukwereka uburyo wakora application, aho waca steps by step ku buryo byibuze n'ushaka no kubyikorera waza kubyikorera. Ariko ndabashishikariza gushaka inzobere mu kubikora. Ivy Scholars team turabafite bagufasha gukora application yawe neza, bagukurikirana guhera application yawe itangiye kugeza irangiye. Ndaza kubasharinga nimero cyangwa se link mwakinjiraho mukajya muri group ya Ivy Scholars. Aho hose niho hatangirwa amakuru cyangwa se haba aba teammate bagufasha gukora application. Reka tubanze turebe minimum entry requirement. Ese ni ibiki nsabwa kugira ngo mbe nabasha gukora iyi application cyangwa se nakemererwa gukora iyi application. The minimum entry requirement specific to each undergraduate academic program offered by the University of Rwanda in all colleges and campuses are published on the UR website alongside this call under admission section. Nkuko mubyumva rero ibisabwa byose ngo babishyize cyangwa se babicishije ku rubuga rwabo rwa website cyangwa se muri admission section. The University of Rwanda academic programs are very competitive with limited places. Rero nkuko mubyumva imyanya ni mikeya kandi mwaprayinze ngo muri benshi. Hence admission will be offered on the basis of applicants academic merits, performance in advanced level national examination, all appearing on equivalence and available spaces. Bitewe n'imyanya mike n'ukuntu mwaprayinze muri benshi, University of Rwanda izaha cyangwa se
izatanga admission ku banyeshuri bakeya babashije gutsinda ikizamini neza bakaba bafite amanota menshi. Hano kuri kabiri bakomeje bavuga ngo guidelines for applications. Ese ni gute nakora applications? Hari guideline bagenderaho uri gukora application cyangwa se steps ugomba gukurikiza mu gihe uri gukora applications. Izo nizo ngiye kugusobanurira, ariko in case rwose ugiye gukora iyi application waduhamagara, feel free to call us kuri izo nimero muri kubona kuri screen. Turabafasha IV Scholars, niyo mpamvu twashinze iyi group cyangwa se iyi channel kugira ngo tujye tubasha kubafasha muri byose. Rero ariko kansobanurire n'umuntu ushaka gukora iyi application uburyo bigenda. Winjira ku rubuga rwa website ya UR ariyo wa3.ur.ac.rw, ugakilika ahantu handitse admissions. Yumaze gukilika handitse admissions, ujya ahantu handitse new application. Wamara kujya kuri new application ugashyiramo information zose zisabwa, biographical information. Yumaze gushyiramo biographical information, uhita ubona icyo bita reg number ndetse ugashyiramo na pin. My dear friend, ibyo bintu ugomba kubikipinga away cyangwa se ugomba kubibika kure kugira ngo ibi bintu uzabyifashishe in time of applying loan. So rero nkuko mubibona hari ibindi bikomeje kugenda bikenerwa. Yumaze kubona yo reference number, ujya kwishyura application fees y'ibihumbi 5 kuri For Nations. Na nation cyangwa se abaturuka hanze bo bishyura amafaranga ibihumbi 6 ya application. Nyuma ya payment utegerezaho byibuze nk'iminota 13 cyangwa se bishobora no gufata umunsi. Hanyuma amafaranga yamara kugera muri systeme ukabona gukomeza, ariho uzajya muri go to the following links. Uzanyura kuri iyi link, and by inserting your index number make your preferred choice of academic programs. Uhitemo choices 3 uzushaka kwiga muri University of Rwanda.